ni umusore wamenyekanye nka Kazungu Kabosi ku rubuga rwa Instagram, aho ku munsi w'ejo yakoze live ye yibanda kuri uyu musore rero Kirabiranya agira ati nanjye curuza nanjye babakiriya bagomba kunzanira boro nyine nanjye nkabaha mukirebera none siko biba bimeze ariko Rock Kimomo agura indaya so kubera ko yahemukiye umwana wanjye rero papa cyangwe nemera so kubera nkaba nkuruye amakuru none ahangaha mu kanya kashize 4:05 time of Kigali ndaje mwereke ko Rock Kimomo tanganya ubwenge urumva sibanyishyuye amafaranga kugira ngo sibe izo video zo je nari ifite we na Shadibu noneho ndaje nzibatemo nashake agarure ikintu kiratuma nsiba izo video nuko yaha papa cyangwe cano yiwe kuko ni uyifite amakuru ahari 100%. Noneho ndaje nziba video ya papa cyangwa ya Rock Kimomo nashake agarure ikintu kiratuma nsiba izo video nuko ya papa cyangwa yiwe kuko ni uyifite video ya papa cyangwa ndayifite nadatanga cano ya papa cyangwa ndaza kubatamo video yose uko yakabaye ndetse mbahe n'utundi video twa Rock Kimomo urumva ndaje noneho ntabwo mwari muheruka koza amaso ndaje nongere nkabatemo urumva mwabavandimwe mwe abamuzi muze kumugira inama ko Kabosi noneho byose agiye kubishyira hanze ibyo bintu byose bya Rocky na Shadibu bari mu gitanda Kabosi agiye kubishyira hanze bya bindi byo kuvuga ngo ndakijijwe ntabwo ndayishaka kugira ngo yongere ijye public na song za papa cyangwe zize kandi hatabuzemo na kimwe nibitaba ibyo rero biriya bintu bya Rocky yigira umuntu uri smart umuntu w'umubosi kandi ari aho ngaho nkamwe mwese muba mwakubiswe musaba ngo wadutayemo 10k nawe nuko yimereye men ndaje mbatemo izo video reka ikaze none kuri Vibe TV show wowe wisanze hano. Nshimira bamwe mwese mwagiye mukora subscribe kuri YouTube channel ya Vibe TV show. Update za buri munsi zikaba zikugeraho. Gukora subscribe bigufasha kubona update zo kuri iyi YouTube channel ya Vibe TV show. Ngira ngo rero ni inkuru imaze iminsi ivugwa ko Yago Pondats cyangwa se Yago TV show yaba yarakuye ku rubuga rwa YouTube, ariko icyo twabashije kumenya nuko iyo YouTube channel yaba yarahinduriwe izina ikitwa irindi zina ritari Yago TV show. Aho merukira njyewe iyi YouTube channel yitwaga bahinduye izina yitwa Mero Giveaway. Bikaba bikekwa ko wenda ashobora kuba ari umuntu wayibye, ariko ku munsi w'ejo bundi nibwo nahuriye na Yago Kimihurura agiye kuri RIB, mbona nyine ntihagannye ajya muri RIB, sinzi ngo yaragiye kugira yitse niba yaragiye kurega cyangwa se gushakisha uburyo yagaruza cano yiwe. Andi makuru wenda nabashije kumenya nuko YouTube channel y'umuhanzi bita Papa cyangwa nawe yaba yarashimuswe n'abantu batazwi, ariko ku mugoroba nibwo nagiye kuri YouTube kuri Instagram ya Kazungu Kabosi yari live agaragaza ububi bwa Rocky, amugaragaza nyine nk'umuntu mubi, avuga ko ari umuntu w'umwambuzi, umuntu udashobotse ngo yambura, nyine umuntu nyine wambura. Kandi ndaza kubashyiriramo mu mwumve
ubwo nyine yagaragazaga ububi bwe ndetse n'ubwambuzi bwe, aho yaba we avuga ko iyi YouTube channel ishobora kuba iri mu maboko y'uyu musobanuzi Rocky wamamaye ku izina rya Rocky Kirabiranya. YouTube channel ya Yago TV Show yo umuntu wo ushobora kuba warayishimuse yaba yarayihinduriye amazina, ubwo rero ntitwamenya ngo ninde, biracyakurikiranwa. Ariko na YouTube channel y'umuhanzi bita Papa cyangwa nawe yaba yarakuye ku rubuga rwa YouTube, ishobora kuba yarahayidinzwe. Yago we indirimbo ze ziragaragara, iki n'ibiganiro byose biragaragara, ariko ikintu bita izina ryo ryarahindutse, yanditse Mr Give Away igihe ryari Yago TV Show. Ukomeje gukurikirana amakuru, subscribe kugira ngo ujye ubona updates nyinshi cyane zizagenda ziza, nyinshi ariko ciao nakagaruka.